vuze ko jye nawe dukunda amafaranga hasi nabambeshye bite nuko billions 9 zose zisaga isi buri munsi zibyuka zishaka amafaranga ibipapuro bidafite ubuzima ariko bigategeka abantu bafite ubuzima rimwe na rimwe abantu baramarana bashaka amafaranga kandi bikayaha ubudahangarwa budasanzwe gusa ntabwo aricyo tugiye kuvuga aka kanya icyo tugiye kuvugaho nuko BNL yatangaje ko buri muturarwanda wese ubitse amafaranga mu nzu agomba kuyageza kuri banka nuko byumvikana ko mu mwaka wa 2026 hari amafaranga azabara ku isoko ry'umurimo hari amafaranga uzajyana ku isoko bakakubwira ko atagikora iki nicyo cyatumye leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ishishikariza buri muturarwanda wese ubitse amafaranga mu nzu kuyageza kuri BNL nuko byakomeje kugenda bigaragazwa ku itariki 30 z'Ukuboza uyu mwaka wa 2025 bigaragazwa ko hari amafaranga agiye gucibwa kandi ikaba impamvu karundura igomba gutuma buri muturarwanda wese ufite amafaranga mu nzu agomba kuyageza kuri banki BNL nuko bikomeje kugenda bigaragazwa mu mwaka wa 2025 hari amafaranga agiye gucibwa ku itariki 30 z'Ukuboza byumvikana ko hari amafaranga azakurwa ku isoko ry'umurimo mufate amafaranga yanyu mageze kuri banki kugira ngo agire umutekano ni naho dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Hawageze ni kuri GB Empire urakaze neza mu muryango w'abanyamakuru bihariye kubagezaho inyandiko zanditswe mu binyamakuru bitandukanye ikaze Nagusuhuje nanone kandi mwifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru yubaka societe ndagira ngo namakuru akomeje kugenda avuga mu Rwanda uko byakomeje kugenda bigaragazwa ku itariki 30 Ukuboza byateganyijwe ko hari amafaranga agiye kuba yakorwa mu yandi uko bikomeza kugenda bigaragazwa hari inoti zigiye kuba zakorwa ku isoko ry'umurimo bikumvikana ko inoti ya 500 ndetse n'inoti y'igihumbi hari n'iza 2 no mu za 5 bivuga ko mu by'ukuri zakozwe muri 2007 zigiye kuba zacibwa burundu muri mwaka wa 2025 twinjiye mu mwaka wa 2026 mu by'ukuri bivuga ko hari amafaranga agiye kuba yacibwa akavanwa mu yandi ukareko mu by'ukuri leta y'u Rwanda akomeje kugenda ibwira abaturarwanda bose muri rusange ko bagomba gufata amafaranga bitse mu nzu bakaba bayashyikiriza banki BNL kugira ngo mu by'ukuri hazabashe kuba hakorwa umutekano w'amafaranga y'abaturage kugira ngo mu by'ukuri amafaranga namara kuba yacika aya mafaranga y'imwagenye kuri banki muzabashe kuba mwahindurirwa ibingibi kandi bivuga ko bireba buri muturarwanda wese cyangwa se n'undi muntu wese ukoresha serivisi z'u Rwanda by'umwihariko akoresheje amafaranga y'u Rwanda ubona ko mu nama ya minisiteri erutse kuba yatirana yagaragaje ko hari amafaranga agomba kuba yakurwa mu yandi bikaba byakomeje kugenda byibazwa n'abatiri bakibibaza impamvu leta y'u Rwanda igiye kuba yafata amafaranga mu buryo butunguranye ikaba imaze kuba mu by'ukuri yatangaza ko hari amafaranga agiye kwita ahindurwa ariko benshi ndagira ngo hagiye kubashira imyaka igera kuri 3 leta iteguza abantu mu by'ukuri ko bafata amafaranga bafite bagatangira kuyakura mu ngo zabo bakayageza kuri banki ariko rero kuri uyu munsi nibwo byaje kuba byakumvikana ko ari 30 z'Ukuboza byumvikana ko hari amafaranga agiye kwita ahindurwa uko byakomeje kugera bitangazwa na leta y'u Rwanda ifatikanyije na banki BNL bivuga ko mu by'ukuri buri muturarwanda wese ubitse amafaranga mu rugo agomba kuyageza kuri banki kugira ngo mu by'ukuri aya mafaranga nabasha kuba yahinduka uyu muntu mu by'ukuri azabashe kuba yasubizwa aya mafaranga yabikije kuri banki byumvikana ko nimba ufite amafaranga mu nzu agahinduka amafaranga ashobora kuzagupfira ubusa cyangwa se yanagupfira ubusa kubera bitewe nuko byumvikana ko iyo mafaranga amaze ko yahinduka uyafite mu rugo aya mafaranga ntagaciro akigufite bitewe nuko bikomeza kugira byumvikana ko amafaranga amaze kuba yahindurwa n'igihugu bivugwa ko aya mafaranga agomba kwita kusanyirizwa hamwe akaba yasubizwa mu ruganda bagafata za noti cyangwa se bya bipapuro bivamo mu mafaranga bakaba bakongera mu by'ukuri kubicuramo andi mafaranga akongera kugaruka ariko afite indi sura nshyashya bitewe nuko nyine byumvikana ko mu mafaranga buriya bishobora kuba byakumvikana ko bashobora gufata iyo noti nshyashya igiye kuba yaza mu by'ukuri bakayikura mu mafaranga ashaje niyo mpamvu mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ibwira buri muturarwanda wese ufite amafaranga mu rugo kuyageza kuri banki kugira ngo mu by'ukuri babone amafaranga bazakuramo andi mafaranga agiye kuba yaza bitewe nuko byumvikana ko impapuro zikomeje kugenda zigaragara ko ari nke cyane bivuga ko mu by'ukuri buri muntu wese ufite amafaranga mu rugo agiye kuba yahinduka by'umwihariko 1500 ndetse na 2 no muri 5 zakozwe muri 2007 byumvikana ko aya mafaranga yose ashobora kuba azahinduka ku itariki 30 Ukuboza byumvikana ko aya mafaranga agomba kuba yamaze kuba yahinduka leta y'u Rwanda ngira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona buri muturarwanda wese ubitse amafaranga mu nzu kuyafata akageza kuri banki kugira ngo aya mafaranga nabasha kuba yahinduka azasubizwe amafaranga ye ibashe kuba yajyana kuri banki kuko leta y'u Rwanda ikomeje kugenda bigaragaza hari abaturarwanda mu by'ukuri hirwa gahunda za leta ugasanga mu by'ukuri bari gukora ibinyuranye n'ibyo leta bashe kuba yababwira ugasanga nyine leta ikomeje kugenda ibwira buri muntu wese mu by'ukuri mu Rwanda cyangwa se n'undi munyamahanga wese ufite amafaranga y'u Rwanda ariko akaba yafite atari kuri konti za banki se cyangwa se mu by'ukuri atari no kuri momo bivuga ko mu by'ukuri aya mafaranga ugomba kwita yafata igitaraganya ukayageza kuri banki BNL kugira ngo mu by'ukuri amafaranga yawe azaba afite gahunda igenderwa kuko bikomeje kujya byumvikana ko waba uyafite kuri Equity cyangwa se kuri banki Populaire n'izindi banki zose zisanzwe no kuri momo bivuga ko mu by'ukuri aya maparitoma yose akomeza kugenda akorana na banki BNL y'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri bizakora n'aya mafaranga yose wagiye ubitsa kuri momo kuri Equity ndetse n'izindi banki zose zitandukanye bivuga ko
mu by'ukuri bizagira imikoranire bakabafata aya mafaranga bakayatransfer muri banke BRL kugira ngo mu by'ukuri amafaranga yawe uzongere uyasubizwe. Ikaba ariyo systeme ikomeje kugenda yubakwa kugeza kuri aka kanya, amavu mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona hari amatangazo akomeje kugenda agaragaza ko buri muntu wese mu by'ukuri ufite amafaranga mu rugo byibura yagiye kuri momo cyangwa se kuri banke ya yindi ariko utayafite mu ntoki cyangwa se utayafite mu rugo, wenda ubusigana udufaranga duke ubukoresha. Ndagira ngo benshi muri kubibona hari amafaranga yatangiye kugenda abura rimwe na rimwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Urajya guhaha umucuruzi kuba bamaze kumbwira ngo hari amafaranga agiye guhinduka akaba yakanga kuyafata, ndetse mu by'ukuri bivuga ko hari n'abacuruzi batari kurangura bitewe n'uko bavuga ko bashobora kuzatangira gufungura cyangwa se gucuruza mu mwaka wa 2026 mu ntangiriro zawo, bitewe n'uko nyine byumvikana ko ku itariki 30 Ukuboza aya mafaranga ashobora kuba yakuwe cyangwa se yahinduwe hazanwe andi mafaranga mashyashya. Ukabona ko abacuruzi mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza guhagarika ubucuruzi kugira ngo bazabashe kuba mu by'ukuri bakinda gufata amafaranga, mu gihe kandi bivuga ko mu by'ukuri amafaranga bafashe ari menshi. Ntabwo bamenya ngo hazahagarikwa ku itariki 25 cyangwa se ku itariki 30. Donc biravuga ko ku itariki 30 Ukuboza ariyo tariki ntarengwa amafaranga akaba yamaze kuba yacibwa. Aya ngaya nakomeje kugenda avuga rugu, bivuga ko mu by'ukuri buri muntu wese agomba kuba yagira amakenga kubika amafaranga arenze 10,20 mu by'ukuri ugasanga n'abafite miliyoni 10 mu nzu. Izi ngizi zishobora kuba zagupfira ubusakanya kariko kose bitewe nuko utarafata amafaranga yagize kuri banke BNL. Mu by'ukuri bivuga ko nta mutekano usesuye azaba afite. Nakomeje kugenda mbona amafaranga agiye kuyazanwa mu by'ukuri atandukanye cyangwa se afite ishusho itandukanye n'arasanzwe ariko cyangwa se n'arasanzwe akora. Ukora ko mu by'ukuri ari amafaranga ashobora kuba azaba afite ishusho ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko abaturarwanda bashe ko bagaragaza bitewe n'ukuntu Perezida Paul Kagame akomeza kugenda yitanga agakora ibikorwa by'urukundo, agakomeza kugenda afasha abaturarwanda kwiteza imbere. Mu by'ukuri bamusabye ko amafaranga yandi azagomba kuba ariho mu by'ukuri umutwe we cyangwa se ariho ishusho ye. Ukabona ko mu by'ukuri impuzangano izaba iri kuri aya mafaranga ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri abanyarwanda bikoze mu buryo bwo kugira ngo bashe kuba bamushimira cyangwa se bagaragaze ko mu by'ukuri ari umubyeyi wabo cyangwa se nyine arakomeye cyane nk'uko benshi bakomeza kugenda bigaragaza. Bakomeje kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agomba kuba yagaragara ku mafaranga agiye kuba yaza, ndetse kandi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko ibyo bidahagije ahubwo bagomba kuba bafata mu by'ukuri bakubaka sitati mu mujyi wa Kigali bakaba bayihatereka sitati ya Perezida cy'u Rwanda, bitewe n'uko nyine abaturarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko umukuru w'igihugu cyabo mu by'ukuri akomeje kugenda akora ibikorwa by'intwari nyinshi cyane. Bikavuga ko mu by'ukuri agomba kuba yafata akabumbirirwa sitati ye mu by'ukuri bakagenda bakayitereka muri gare Nyabugogo ndetse n'Iremera mu by'ukuri kugira ngo bashe kuba bamugaragariza agaciro kadasanzwe. Ukora ko benshi mu by'ukuri bakomeza kugenda bavuga ko Danitown agomba kuba hagaragara sitati y'umukuru w'igihugu yaka, bitewe n'uko Paul Kagame yakomeje kugenda akora ibikorwa by'indashyikirwa. N'umwe mu by'ukuri mu bagabo bakomeje kugenda bafasha u Rwanda kugeza kuri aka kanya. Kigali International Bank mu by'ukuri ikaba yamaze kuba yatangariza buri muturarwanda wese ko agomba kuba yafata amafaranga ye abitse mu rugo akaba yageza kuri banke BNL, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri bivuga ko amafaranga ashobora kuba agiye kuba yahindurwa. Akaba mu by'ukuri ukomeza kugenda ubona abaturarwanda benshi cyane bakomeza kugenda bavuga uti ese ni ryari aya mafaranga agomba kuba yahindurwa. Nta kindi gera mu by'ukuri uretse ku itariki 30 z'Ukuboza bivuga ko aya mafaranga agomba kuba yamaze kuba yahindurwa yose. Mu by'ukuri amafaranga ari mu Rwanda agakomeza kugenda ahinduka, hakazanwa ayandi mafaranga mashya anafite agaciro kurenza mu by'ukuri ari asanzwe ariho.